Imana ishimwe ko umunyakibi uko yakikarakasa kose, uko yarwanya umuntu uri mu Imana, ntabwo umunyakibi ajya atsinda, ntazigera atsinda, kuko umuntu w'umugambi w'Imana aryamanye intsinzi. Nubwo wabona atagaragara, intsinzi ye igihe kizagera izagaragara, kandi nigaragara amahanga yose azabimenya. Ntutege ubwoba n'ibyakwamamayeho bibi, kuko ibyakwamamayeho bibi iyo biza kuba bifite uburenganzira ku buzima bwawe, uba warapfuye ukibagirana, kubera ko harimo umugambi w'Imana. Niyo mpamvu utapfuye. Impamvu utapfuye nuko hari ibigiye kuza byiza, hari inkuru nziza igiye kuza yamamare ku buzima bwawe, isibanganye bya bindi byakwamamayeho imyaka myinshi. Imigambi y'abantu, iy'abakwanga, iy'abagucukura urwobo, iy'abagutega iminsi, iy'abavuga ko ntacyo uzimarira, iy'abavuga byagucanze, iy'abavuga ko usebye birangiye, iy'abaguhanze amaso ngo barebe kuntu useba, iyo yose izakurwaho, izafata ubusa kubw'imbaraga z'Imana. Kuko imbaraga z'Imana zifite ubushobozi bwo gukubita hasi imigambi yose mibi ariva kuri Satani, niyo abantu ubwabo batekereza bakavuga ati tugiye kurwanya Imana mu muntu. Kuko Imana niba mu biti, Imana iba mu muntu. Kandi abantu barwanya umuntu kubera ko ari mu Imana. Ariko ubu nkubwire inshuti yanjye, iyi Mana ni Imana ihaguruka ikarwanira umuntu wayo, kandi igiye kumurwanirira. Nta nubwo inamuteguza ngo imubwire ngo ngiye kurwanirira, aho kujya kubona ukuntu Imana ikubise ibyari birumbaraye imbere yawe ibyegejeyo. Imana igukubitire ibyari biri imbere mu izina rya Yesu. Ibintu bitanu biranga umuntu w'umugambi w'Imana. Si umugambi w'Imana asate. Ese ameze ate? Ameze nk'uko umeze cyangwa nk'uko umeze nk'uko ubayeho? Ariko aho batandukana urazihumva. Icyambere, umuntu uri mu mugambi w'Imana, cyambere kimuranga, arageragezwa. Icyo ni cyambere kimuranga. Umuntu uri mu mugambi w'Imana ahura n'ibigeragezo. Rimwe na rimwe hari igihe abakristo bahura n'ibigeragezo bakagira ngo Imana yarabanze. Hoye, wakibaza ngo kuki n'abandi mu mugambi w'Imana, umugambi w'Imana undi muri njyewe nkageragezwa? Impamvu ugeragezwa, ibigeragezo byose bikora ntabwo biva ku Mana, hari n'ibiva kuri Satani, hari n'ibiva no ku bantu bamenye yuko umugambi w'Imana ukurimo. Kuko iyo umugambi w'Imana uri mu muntu, abanzi b'umuntu barahaguruka bakamurwanya bagira ngo barwanye umugambi w'Imana umurimo utazasohora. Ariko lelayi, nta warwanya umugambi w'Imana ngo awushobore. Iyo umugambi w'Imana uri mu muntu, iyo Imana yagushize umugambi w'Imana, ikintu cya mbere kikubaho, urageragezwa. Ibigaragazo byinshi ntabwo bizanwa n'Imana, bizanwa n'abantu bamaze kumenya ko umugambi w'Imana ukurimo. Babibigirwa n'iki? Ubu tugira abanetsi benshi, maneka. Hari n'abakurikira umuntu mu rusengero, n'abakurikira mu butayu, n'abagenda bumviriza iby'Imana yakubwiye kugira ngo bajye kukurogesha atari urukundo gukunda nshuti yanjye. Bamara kubimenya bakajya kuroga, kuko bamaze kumenya yuko uri mu mugambi w'Imana. Nicyo Yosefu yaziraga. Yosefu yari mu mugambi w'Imana, ariko abavandimwe baramugambaniye, bajya nabo bashaka urwo bamujugunyamo, ariko umugambi w'Imana umanukana na Yosefu. Icyo nkundira umugambi w'Imana ku muntu, ntupfa. Nyamara kurwanya bazapfa, ariko umugambi w'Imana ukurimo uzakure, ntabwo uzapfa. Abatangatanga umugambi w'Imana bazaruha, ariko ntuzaruha. Kuko umuntu urwanya umuntu w'umugambi w'Imana niwe wikorera amaboko. Wikorera amaboko umuntu w'umugambi w'Imana yibereye mu mudendezo. Igihe Yosefu yari yarahindura amateka yarahindutse, ari ibwami, abamucukurwa n'abamuhize bose, inzara yari yendaga kubakura amenyo. Inzara yari yarateye mu gihugu cyabo, barashonje barapfuye, bagiye kumusaba.
urimo umugambi w'Imana we vuga ati ubwo mwami Yesu ankunda ndamahoro. Reka mbwira umuntu umugambi w'Imana no kugeragezwa, umva nkubwire inshuti yanjye uruwo kwizerwa, uruwo kwizerwa, uruwo kwizerwa, mwami w'abami, uruwo kwizerwa, uruwo kwizerwa, uruwo kwizerwa, uruwo kwizerwa, mwami w'abami, uruwo kwizerwa, uruwo kwizerwa, uruwo kwizerwa, icyubahiro niba kiguhe, haleluya, icyubahiro niba kiguhe, oh icyubahiro niba kiguhe, wowe utabura ukubigenza, uruwo kwizerwa, haleluya, haleluya, uruwo kwizerwa, uruwo mana kwizerwa, ni wowe ushoboye byose mwami we, ni wowe ukora ibirenze, narakwiboneye mana we, uruwo kwizerwa, ni wowe ukora ibirenze, yewe mana yanjye, narakwiboneye mana, uruwo kwizerwa, ni wowe ukora ibyatunaniye, ibyananiye abakomeye, twagiye tubona ubikora, yewe mana we, ni wowe ufata ibitariho ukabigira ibiriho, Jehova Rafa, uruwo kwizerwa, ni wowe uca inzira aho zitariyeho, ola shakara boriyama, ni wowe urema abana we, ni wowe urema, twarabyiboneye, ni wowe urwana kandi urwaniriye, atahana intsinzi, mwami w'abami we, uruwo kwizerwa, haleluya, ni wowe uvuguruza imigambi mibi ku buzima
bwacu ni wowe niboneye mwami. Ora sharabo ni wowe karuhura, ni wowe mujyanama wanjye, mwami w'abami, uwo kwizerwa. Ni wowe mfata inguma zitabyara ukaziha urubyaro, ni wowe ujya uhoza amarira y'abarara barira, mwami we ni wowe ufata ahatari amashimwe ukahashyira amashimwe, mwami w'abami, uruwo kwizerwa. Ni wowe ukingura imiryango, imiryango abarozi bakinze, ni wowe ujya uyikingura tukabona icyerekezo. Jehova Rafa, Jehova Nise, Jehova Shama, uruwo kwizerwa, uruwo kwizerwa, uruwo kwizerwa, uruwo kwizerwa, mwami w'abami, uruwo kwizerwa. Mana turagushimye, tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye umugambi wawe mwiza mwami, tugushimiye kare wowe wenyine wo kwizerwa, tugushimiye kare wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera, tugushimiye kare wowe uduhetse ku mugongo, tugushimiye kare wowe utajya ubura inzira mama. Reka uyu mwanya umuntu wese tugiye kubana muri iri jambo, muri uyu mwanya buri muntu wese umutima we uhembuke, ufite intimba n'agahinda muremere ibyishimo, uwabuze uko abigenza umuremere mwami icyerekezo. Haleluya. Reka umuntu wese udukurikiye mwami imbaraga zawe zimumanukire, isoko y'ubugingo idudubize muri we. Reka umubyeyi udukurikiye, umugabo udukurikiye, umuntu wese udukurikiye ahure nawe Yesu. Kingura ikirere kugira ngo ubwiza bw'Imana bwanze kuri we mwami. Haleluya. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Habwa ikuzo Mana y'Aburahamu kubw'imirimo myiza wakoze, wanyeretse kera y'ukuntu
none uyu munsi urabinyeretse. habwa ikuzo Mana we y'Aburahamu, kubw'imirimo yiza wakoze, wanyeretse kera yuko unkunda, none uyu munsi urabinyeretse. imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. imigambi yawe Mana we si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe Mana we birashoboka. Yesu, za mbaraga zose zandwanyaga waziribatiye i Gologota, ndetse n'ibisigisigi byazo ubu ntawe shabigifite. za mbaraga zose zandwanyaga Mana we waziribatiye i Gologota, ndetse n'ibisigisigi byazo ubu nta ubasha bigifite. imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. muze mwese abemera ko Yesu hari ingabo yacidukingira, haba ku manywa haba nijoro, tuvuge tutiyo shimwa Mukiza. haba ku manywa haba nijoro, tuvuge tuti mwami shimwa Mukiza. muze mwese abemera ko Yesu hari ingabo yacidukingira, yoyoyo, haba ku manywa haba nijoro, tuvuge tutiyo shimwa Mukiza. haba ku manywa haba nijoro, tuvuge tutiyo shimwa Mukiza. haba ku manywa haba nijoro, tuvuge tuti shimwa Mukiza. haba ku manywa haba nijoro, tuvuge tuti shimwa Mukiza. haba ku manywa haba nijoro, tuvuge tuti shimwa Mukiza. haba ku manywa haba nijoro, tuvuge tuti shimwa Mukiza. muze mwese abemera ko Yesu hari ingabo yacidukingira, haba ku manywa
haba nijoro, tuvuge tuti shimwa mukiza. Mana turagushimye, turagushimye, turongeye turavuze ngo izina ryawe nirihabwe icyubahiro, turavuze ngo nuhabwe icyubahiro mwami, turavuze ngo nuganze. Ushimwe, 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 ushimwe. Ndavuze ngo nushimwe mwami, dufatanyije n'abantu bose badukurikiye tuba ngo nushimwe. Wowe mwami mwiza, wowe buhungiro bwacu, wowe soko imara inyota, turavuze ngo nushimwe. Amen. Shuti mudukurikiye, abantu mwese mudukurikiye hano kuri Gusengerwa, imigambi y'abantu, iy'abakwanga, iy'abagucukura urwobo, iy'abagutega iminsi, iy'abavuga ko ntacyo uzimarira, iy'abavuga byagucanze, iy'abavuga ko usebye birangiye, iy'abaguhanze amaso ngo barebe kuntu useba, iyo yose izakurwaho, izafata ubusa kubw'imbaraga z'Imana. Kuko imbaraga z'Imana zifite ubushobozi bwo gukubita hasi imigambi yose mibi ariva kuri Satani, n'iy'abantu ubwabo batekereza bakavuga ati tugiye kurwanya Imana mu muntu. Kuko Imana niba mu biti, Imana iba mu muntu. Kandi abantu barwanya umuntu kubera ko ari mu Imana. Ariko ubu nkubwire inshuti yanjye, iyi Mana ni Imana ihaguruka ikarwanira umuntu wayo, kandi igiye kumurwanirira. Nta nubwo inamuteguza ngo imubwire ngo ngiye kurwanirira, aho kujya kubona ukuntu Imana ikubise ibyari birumbaraye imbere yawe ibyegejeyo. Imana igukubitire ibyari biri imbere mu izina rya Yesu. Amen. Turashima Imana ko Imana iturinze. Tugiye kuvuga umugambi w'Imana ku muntu, ariko ndafashijwe. Ndafashijwe rwose. Turashimira Dieudonne nawe umeze neza hariya, uburi kutuzamura mu mavuta. Imana imumugisha. Ntabwo bino bintu byakikora, ntabwo byakikora tutari kumwe n'umuntu uri kubitegura neza. Imana imumugisha. Tugiye kuvuga umugambi w'Imana ku muntu. Umugambi w'Imana ku muntu ntabwo ujya upfa. Turavuga ibintu bitanu biranga umuntu uri mu mugambi w'Imana. Hanyuma nubisanga ubifite, ntiwongere kwitakariza icyizere, aho kumenye ko umugambi w'Imana kuri wowe uzasohora. Umenye ko umugambi w'Imana nta kizawukuraho. Ni byinshi ariko ndavugamo bitanu biranga umuntu uri mu mugambi w'Imana, kandi ntabwo ndatinda. Uye ntabwo ndaza gutinda rwose. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Nahumu ibice 2. Ni ijambo riryoshye cyane. Iri jambo riravuze ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe, yatsembweho pe. Mwakineza ijambo ry'Imana. Uyu muntu bivane kuri Yuda wa kiriya gihe, uvuge wowe. Uyu ni umuntu uri mu mugambi w'Imana, ariko wajengerejwe n'umunyabibi. Ni umuntu uri mu mugambi w'Imana, kandi umugambi w'Imana kuri we ntabwo uzatakara, ntuzavaho, ariko yari yarazengerejwe n'umunyakibi. Uyu ni umuntu uri mu mugambi w'Imana, ariko wazengerejwe n'umunyakibi. Imana ishimwe ko umunyakibi uko yakikarakasa kose, uko yarwanya umuntu uri mu Imana, ntabwo umunyakibi ajya atsinda, ntazigera atsinda, kuko umuntu uri mu mugambi w'Imana aryamanye intsinzi. Nubwo wabona atagaragara, intsinzi ye igihe kizagera izagaragara.
kandi nigaragara amahanga yose azabimenya. Bibiliya ivuga ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza ibyo amahoro. Bivuze ngo hari ibyari bimaze igihe byamamara, bivuze ngo hari ibimaze igihe ku buzima bwawe byaramamaye bibi. Hari ibintu bibi byari bimaze igihe byaramamaye ukanibaza n'impamvu byamamaye bikakuyobera. Wari uzi ko impamvu byamamaye ari icyo uzaba cyo? Ubundi ntabwo Imana ishaka gukora ikosa ryo gutabara umuntu itabanje kumwamamaza, ntibishoboka. Kugira ngo Imana, ikimenyetso cy'uko Imana izagutabara, hari ibintu bibanza kukwamamaraho abantu bakakumenya. Bamara kukumenya Imana ikaza ni byiza bikavuguza bya bintu byakwamamayeho. Haleluya. Ntutege ubwoba n'ibyakwamamayeho bibi, kuko ibyakwamamayeho bibi iyo biza kuba bifite uburenganzira ku buzima bwawe uba warapfuye ukibagirana, kubera ko harimo umugambi w'Imana. Niyo mpamvu utapfuye. Impamvu utapfuye ni uko hari ibigiye kuza byiza, hari inkuru nziza igiye kuza yamamare ku buzima bwawe, isibanganye bya bindi byakwamamayeho imyaka myinshi. Imana ishimwe. Ibintu bitanu biranga umuntu n'umugambi w'Imana. Si umugambi w'Imana sate. Ese ameze ate? Ameze nk'uko umeze cyangwa nk'uko umeze nk'uko ubayeho? Ariko aho batandukana urazihumva. Icyambere umuntu uri mu mugambi w'Imana, cyambere kimuranga arageragezwa. Icyo ni cyambere kimuranga. Umuntu uri mu mugambi w'Imana ahura n'ibigeragezo. Rimwe na rimwe hari igihe abakristo bahura n'ibigeragezo bakagira ngo Imana yarabanze. Hoye, wakibaza ngo kuki n'abandi mu mugambi w'Imana, umugambi w'Imana uri muri njyewe nkageragezwa? Impamvu ugeragezwa, ibigeragezo byose bikora ntabwo biva ku Mana, hari n'ibiva kuri Satani, hari n'ibiva no ku bantu bamenye yuko umugambi w'Imana ukurimo. Kuko iyo umugambi w'Imana uri mu muntu, abanzi b'umuntu barahaguruka bakamurwanya bagira ngo barwanye umugambi w'Imana umurimo utazasohora. Ariko lelayi, nta warwanya umugambi w'Imana ngo awushobore. Iyo umugambi w'Imana uri mu muntu, iyo Imana yagushize umugambi w'Imana, ikintu cya mbere kikubaho urageragezwa. Ibigaragazo byinshi ntabwo bizanwa n'Imana, bizanwa n'abantu bamaze kumenya ko umugambi w'Imana ukurimo. Babibigirwa n'iki? Ubu tugira abanetsi benshi, maneka. Hari n'abakurikira umuntu mu rusengero, n'abakurikira mu butayu, n'abagenda bumviriza ibyo Imana yakubwiye kugira ngo bajye kukurogesha atari urukundo gukunda nshuti yanjye. Bamara kubimenya bakajya kuroga kuko bamaze kumenya yuko uri mu mugambi w'Imana. Nicyo Yosefu yaziraga. Yosefu yari mu mugambi w'Imana, ariko abavandimwe baramugambani bajya nabo bashaka urwo bamujugunyamo, ariko umugambi w'Imana umanukana na Yosefu. Icyo nkundira umugambi w'Imana ku muntu, ntupfa. Nyamara kurwanya bazapfa, ariko umugambi w'Imana ukuri uzakure, ntabwo uzapfa. Abatangatanga umugambi w'Imana bazaruha, ariko ntuzaruha. Kuko umuntu urwanya umuntu w'umugambi w'Imana niwe wikorera amaboko. Wikorera amaboko umuntu w'umugambi w'Imana yibereye mu mudendezo. Igihe Yosefu yari yarahindura amateka yarahindutse ari ibwami, abamucukurwa n'abamuhize bose, inzara yendaga kubakura amenyo. Inzara yarateye mu gihugu cyabo, barashonje barapfuye, bagiye kumusaba. Urimo umugambi w'Imana we avuga ati ubwo mwami Yesu ankunda ndamahoro. Reka mbwira umuntu mu mugambi w'Imana no kugeragezwa, umva nkubwire nshuti yanjye, uzatungurana abavandimwe, uzatungura inshuti, uzatungura abakwanga, uzatungwa n'abagukunda. Nimba hari umuntu ugukunda akwikundishwaho cyane, kuko umugambi w'Imana kuri wowe ntabwo uzatakara. Cyo nkundira umugambi w'Imana nuhera. Haleluya. Umuntu uri mu mugambi w'Imana, ntabwo umugambi w'Imana ujya uhera. Hazahera abagucukurira urwobo, ariko wowe uri mu mugambi w'Imana uzarurokoka mu izina rya Yesu. Umuntu icyambere, umuntu mu mugambi w'Imana arageragezwa.
aba yubaha Imana akageragezwa. Impamvu ageragezwa nyisubiremo, ni abanetsi bagenda iruhande rwe bagenda bumviriza amakuru, ari abajya mu nsengero cyangwa se bakajya kubaza mu bapfumu, bakajya kubaza. Ubu hari abantu batwara amazina bagatwara amafoto y'abantu bakajya kubaza ngo kanaka azaba iki. Mbabwire, Satani nawe agira imbaraga, nuko imbaraga ze Yesu yazitsinze. Iyo atayitsindira ku musaraba ntabwo twari kumukira. Satani wagerageje Yesu avuye mu masengesho y'iminsi 40 maze garoroshye, nawe amenya ibizaba ku muntu akanabitangariza abakozi be. Niyo mpamvu iyo bagiye kurogesha bajyana amafoto bakajyana amazina ati kanaka ni mutubwire, bamara kumenya icyo uzaba cyo bakakirwanya. Impamvu Yesu bamurwanyije, bari baramenze kumenya icyo azaba cyo, baramurwanya. Bakaga tuyungu yaza umwami w'abayuda, baramurwanya, ariko umugambi wari umurimo nta muntu wari kuwurwanya. Imana ishimwe. Impamvu Morodekayi yageragezwe ku irembo, ni abari baramenye umugambi w'Imana. Amana yarabicenya bati nzamuhitana, ariko ibyo kwirukanka bizagushobora. Kabiri, umuntu mu mugambi w'Imana. Icya kabiri ni ibintu bitanu birago mu mugambi w'Imana. Icya kabiri, umuntu mu mugambi w'Imana ntabwo akira yirukanka. Ibyo ntabwo biza byirukanka. Oya, umuntu mu mugambi w'Imana ntabwo ibyo biza. Nubona ibintu biri kuza byirukanka, ibintu byose biza, ejo wuzuza inzu, ejo waguze ibintu. No, umuntu mu mugambi w'Imana ntabwo ibyo biza byirukanka, biza gahoro. Ikizakuranga ko umugambi w'Imana ukurimo, uzajya kubona ubone ibyo ushaka, ntabwo biri kuza nk'uko ibyo abandi biri kuza. Rimwe uzazamuka, irindi umanuke, irindi bikata. Mbese nyine umugambi w'Imana ni uko umeze. Icyo ni icya gatatu. Icya gatatu tugezeho, umuntu uri mu mugambi w'Imana, abantu benshi bamubona nk'ikibazo. Abantu benshi bamubona nk'ikibazo. Ntabwo niba uri mu mugambi w'Imana, ntabwo abantu bazakubona nk'igisubizo aka kanya, bazakubona nk'ikibazo. Kubera iki? Uyu muntu mu mugambi w'Imana akunda kugira udushya. Kubera umugambi w'Imana umurimo, hari igihe yadukana udushya, yatwandukana. Abantu bati se uriya ninde? Uyu Karosi avuye he? Uyavuye he? Ajate na wa wundi wo kwa kanaka babaza. Mbese akunda kwadukana udushya akahinduka ikibazo. Iyo uri mu mugambi w'Imana uhindura ibintu ati ntabwo ari we. Abagabo bari mu mugambi w'Imana bagiye gutana bahura n'umuntu wari umugaye. Kubera umugambi w'Imana wari muri bo wo gukiza indwara, baravuga ati feza n'izahabu ntabyo dufite, icyo dufite turakiguhaguruka. Abana atari ko se ni gute se bamukije gute? Akiza ati bamukije batese. Umuntu uri mu mugambi w'Imana arangwa n'udushya, agira udushya muri wa mugambi w'Imana umurimo, muri bwa buzima bukakaye. Hari ujya ukabona umugambi w'Imana umukoresheje udushya. Icya kane, umuntu uri mu mugambi w'Imana ntabwo apfa vuba, ntapfa gupfa. Utegereza ko azapfa ugaheba. Yajya no kwa muganga akaremba, bagashyiramo na bomboni, bakavuga ati akanaraga, bakavuga ati yararaze, mugategereza ko azapfa ugaheba. Agasigana kuko agatera gutya ti kwa kuntu tw'umatozi ngo ti ariko ajya ko rukunde ejo kunirongera mugaruye ukonyamugahora mu ikositimu. Mbese umuntu w'umugambi w'Imana ntagapfa. Ikizakubwira ko umugambi w'Imana ukurimo, impfu zikuriho ntabwo zizaguhitana. Ari urwo bagucukuriye ntacyo ruzagutwara. Iyo uri mu mugambi w'Imana, ntabwo umuntu w'umugambi w'Imana apfa gupfa. Icyo ni icya kane. Ikijanga umuntu w'umugambi w'Imana ntapfa gupfa, ntabwo apfa. Uramwica ntapfe. Cukura urwobo ntarugwemo, ushyiramo uraroga amazi agiye kunywa ntapfe. Uramuzinga ntapfe.
uratongera ntabwo apfa, urara ucuragura mu nzu ye ntabwo apfa, urara inyuma y'igipangu ucuragura ntapfe. Reba umuntu ashaka kuba aho hanze, urara uvuga amagambo uramuturanya ariko ntacaba. Imana igushoze kuba uri mu mugambi w'Imana. Ndagira ngo umenyeshe ko igishoro gikomeye ni ukumenya ko umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe. Iyo umugambi w'Imana ukuriho, n'amarembo y'ikuzimu yazikuka. Icyo Imana yavuganye nawe kiba kizasohora. Abaririmbyi baremye ngo imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo. Iyo uri mu mugambi w'Imana, nshuti yanjye, abantu bagutega imitego, hita nawe ure imitego wasimbutse. Reba amanegeka wavuyemo, reba uburyo wagiye kubyara inda ntiguhitane, reba uburyo utunzwe n'amana, reba ahantu wahubutse ntiwapfa, reba icyo waguyemo ntiwamera myeri, reba amazi waguyemo ntiwamera nyeri, reba inyanja waguyemo ntiwapfa, reba uburozi wariye ntiwapfa. Kuki udapfa kandi buri munsi bashingura? Ni umugambi w'Imana ukurimo, ntawica umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana bararwanya ariko ntupfa mu muntu. Umugambi w'Imana bararwanya ariko ntupfa mu muntu. Reba uburyo watawe, reba uburyo abavandimwe bakwanze, reba uburyo imiryango yagutereranye, reba uburyo amayira yose bayasibye. Warapfuye se? Ni umugambi w'Imana ukurimo. Icya gatanu, umuntu uri mu mugambi w'Imana birangira atunguranye. Aha nzahagaruka. Hariho ibintu bitanu biranga umuntu wasubijwe n'umugambi w'Imana, umugambi w'Imana wasohoye ku muntu. Niho mvuzeho icya gatanu. Iki cya gatanu, umuntu uri mu mugambi w'Imana aratungurana. Icyama ngo uyu munsi utungurane mu izina rya Yesu. Umuntu uri mu mugambi w'Imana aratungurana. Ushobora kumucaho uyu munsi amaze imyaka 5 nta kazi afite, yari ari mu bigeragezo byo kwanga. Mu gitondo ukumva yasinye kontara, umugambi w'Imana wasohoye. Reka manura ubuzima bwawe, umugambi w'Imana usore ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ntabwo ari uko utazi gusenga, ntabwo ari uko utiyiriza ubusa, nta nubwo ari uko abarozi bafite imbaraga. Oyi, ni umugambi w'Imana uri kugerageza kandi uzasohora, ugiye gutungurana mu izina rya Yesu. Oyi, ntabwo ari uko utisiga amavuta neza. Nshuti yanjye, ntabwo ari uko utazi gukora. Oyi, ntabwo ari uko utazi gushakisha nk'abandi. Nuko umugambi w'Imana ukurimo. Umva nkubwire, iki cyanyuma ugiye gutungurana. Umuntu mu mugambi w'Imana aratungurana. Iyo atunguranye bamwe baravuga ngo niwe, none se yabagaye, none se niwe twari tuzi, ni waho ndiko kanaka. Umuntu uri mu mugambi w'Imana, ikintu cya mbere Imana ikora nuko umugambi w'Imana utungura abanzi be. Umugambi w'Imana utungura abamucukuriye inzobo. Umugambi w'Imana muri wo utungura bavuze ko ntacyo azapfa yimariye. Umugambi w'Imana muri wo uzatungura bavuze ko uzaseba. Umugambi w'Imana muri wo uzatungura bavuga ko uzaruhura iwanyu. Umugambi w'Imana muri wo uzatungura bavuga ko wazengereye urizezenge. Umugambi w'Imana muri wo uzatungura abavandimwe bakujugunye. Umugambi w'Imana muri wo uzatungura amahanga. Umugambi w'Imana muri wo uzatungura aho usengera. Umugambi w'Imana uzatungura aho wirirwa. Umugambi w'Imana uzatungura karitsiye utuyemo. Umugambi w'Imana muri wowe uzatungura na wa wundi wakutaye. Umva nkumenyeshe guhanura ubuhanuzi nk'uko Imana amaze. Umugambi w'Imana muri wowe uzatungura n'uwo mwashakanye. Ibi byabaye kuri y'ubu. N'umudamu aravuga ati ndumiwe pe. Umugambi w'Imana mu muntu. Rimwe na rimwe Imana igufashe ntutsindwe.
kuko iyo ushoboye kubana n'Imana ukamenya ko umugambi Imana ukurimo ukarwana ukabindwanya idatsindwa. Kuko abantu benshi iyo umugambi Imana utarasohoka ku buzima bwabo baratsindwa bagaca iy'ubusamo. Arongeye gusoreza, baratsindwa bakirwanirira, baratsindwa bamwe bakishingira, baratsindwa abandi bakiba, baratsindwa abandi bakariganya, baratsindwa abandi bakabeshya, baratsindwa abandi bakabatubuza. Niba bamenye ko umugambi Imana no kubagerageza ngo ushinyiriza, ukwiye gushinyiriza ugakomeza ukitwararika, kuko ikikurimo kizatungura abanzi bawe. Umugambi Imana ukurimo uzatungura abanzi bawe. Uko byamera ko icyo nkundira Imana, iyo washinyiriza ukarwana intambara nziza, umwiringiye ngo urwane intambara nziza, Kristo niwe mbaraga. Reka nkubwire, nushinyiriza ntiwishingire, ugashinyiriza ntuwibe, ugashinyiriza ntunywe itabi, ugashinyiriza ntube mupagani, ugashinyiriza muri ibyo bigeragezo ukabana n'Imana neza, bizarangira umugambi Imana usohoye ku buzima bwawe. Impamvu uri kugeragezwa, Satani ari kugira ngo arebe ko wakicira inzira, ariko komera ushikame, umugambi w'Imana ukurimo. Nose nta masezerano ufite muri wowe, nose nta kimana avuganye nawe, nguwo umugambi w'Imana. Nose nta nzu ugira muri wowe, nguwo umugambi w'Imana. None se ubundi aho uri uyu munsi niho wari uri? Nibimenyetso nakubwiye ngo iyo itaranagutabara agira udushya, mu umugambi w'Imana agira udushya. Hajya ko ukabona kantu kikubisa aho ngaho, warutuye nk'iyo mu cyaro iyo ngiyo, iyo za Rusizi iyo higiyo mu Bugarama iyo ngiyo higiyo ngiyo, hajya kubona uratunguranye ugasanga wisanze nka za Canada itaragutabara. Nabwo wahagera kuko umugambi utarasohoka ikakubita kamitu ntitutabarwa, ariko kabiba tumva naho mvuye. Nabyo ndabishima Imana n'ugutungura. None se utuye mundi waruzi kuzahatura, nubwo uri kwayura ariko ahuri waruzi kuzahaba. Ni iki kurimo? Kuko iyabo nta mugambi Imana ukurimo, waravugiye ku rutonde rw'abapfa. Umunsi narababwiye ngo buri munsi Imana irawuzinga. Uko Imana izinga umunsi, uwuzingana n'uduhene, ikawuzingana n'udukoko, ikawuzingana n'udusake n'udusimba. Umunsi irawuzinga, ikawuzingana n'abantu. Buri munsi uko ugenda ugira ibyo ujyana. Iyo uri mu mugambi w'Imana ikuzinga umunsi, Imana igenda ikuvana ku munsi igutereka, ikwegereza umunsi w'igihe cy'igisubizo cyawe. Igenda igukiza umunsi mubi, ikagenda ikwegereza wikende nziza y'ibyishimo. Impamvu utapfuye nuko izinga umunsi, igenda ikuvana ku munsi mubi. N'ubu nicanga uyu munsi ndarigeze uzinga. Aya masaha ugezemo hari abapfuye, hari abibagiranye. Watanze iki? Ni umugambi w'Imana ukurimo. Hari hene zagiye, nk'uko zagiye, hari abantu bagiye. Nta munsi ushobora kubaho ngo ubeho abantu batapfuye. Wowe utapfuye watanze iki? Umva impamvu utapfuye, ni umugambi w'Imana uri muri wowe. Noneho n'abaroza baba batanze ibitambo, n'abakwanga batanze ibitambo, n'Imana ikawuhambira. Yareba yasanga wera ari isi igihe cyo kitari cyagiye, tuvuga ati wera uyu munsi nari ngiye kukuzingana uyu munsi, ariko sanze ko umugambi wanjye uracakura mwana wanjye, iraguterura ikwegeze mu wundi munsi. Niyo mpamvu umuntu wese nkurikiye, shima Imana kuko ntabwo uzi stoke y'umwuka uhumeka ahantu Imana yawubitse. Icyo gishimira Imana. Iki kibiri ni ifumbire y'ibitaka, ni ifumbire y'isi. Shima Imana kuko abarozi ntabwo bashoboye kugera muri stoke y'aho Imana ibika umwuka wawe. Ibyo nushaka ibindi bireka, ariko dushimira Imana ko abapfumu, abatwanga, abagambana, abakuroga, abifuza kupfa utageze ku nzozi zawe bayobewe ahantu stoke yawe, ahantu Imana yashyize stoke y'umwuka uhumeka. Iyo baza kuhabona baba barakunogonoye n'impamo, ariko uko Imana yabahishe kumwe stoke ahantu. Niyo mpamvu uyu munsi ugihumeka. Umugambi w'Imana ukuriho kandi uzasohora mu izina rya Yesu. Umva nshuti yanjye, ndagira ngo usengere. Wari wihebye, wari ucitse intege, wari unaniwe rwose, wumva wabivamo. Ndagira ngo upfukame ahantu uri, ubwire Imana ngo Mana, menye neza ko umugambi wawe uri ku buzima bwanjye, menye neza ko umugambi wawe uri kuri njyewe. Ndizeye, nongeye kugira ibyiringiro. Iyo abanzi banjye bari baza ahantu stoke y'umwuka wanjye mu mwuka wayishyize,
bakamenya sitoke yanjye y'umwuka wanjye ahantu uri, baba bagiye kurobanura ahantu uri bakawutwara. Ariko kubera ko batahamenye, ndizeye ko umugambi wanjye icyo wandemeye, umugambi mwiza kuri njyewe, umugambi ibyo wapanze ku buzima bwanjye bizasohora, kuko amaso yanjye uracyarinze ubuzima bwanjye. Nubwo mbabaye ariko urandinze kandi undinze unyegereza umugambi wo kugira ngo usore muri njyewe. Reka nkubwiye ngo ntiwicire inzira, ntiwigire nabi, ntiwiyangize. Na ba bandi bakujugunye hari umunsi bazaba ngo burya wari umwana, burya turakwemera cyane ko iyo umuntu akize bose baraza. Iyo umuntu agasura katangiye kuza, umuntu wese baramuyoboka. Uyu munsi hari abantu bakwibagiwe, ariko ugiye kubatungura mu izina rya Yesu. Umugambi w'Imana nuze ku buzima bwawe. Nayo nguze ni ijambo ry'umuri kuvuga ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru uzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Hari ibyakwamamayeho bikujengereje, ariko ibyo Yesu agiye kubikubura kubera umugambi Imana ukuriho. Agiye kukwamamaza mu byiza, kuko umugambi w'Imana ugiye gusora ku buzima bwawe. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye. Ndasengeye umugabo warunkurikiye, ndasengeye umubyeyi warunkurikiye. La shala bo ene contre mandre pa zekosika enemo la pa edrefo. Ndasengeye umubyeyi warunkurikiye, ndasengeye umukobwa warunkurikiye, ndasengeye umusore warunkurikiye. Niba bintu nyeretse ugiye gukora ubikore mwana. Niba ibyifuzo by'ababyeyi ubisubize, niba ibyifuzo by'urubyiruko ubisubize, niba ibyifuzo by'abakobwa ubisubize. Zelewa lepa, uri Imana y'amasezerano, uri Imana ikora, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutwari. Ngushimiye kuri Imana ihoza amarira y'abantu baranabarira, ukayasimbuza umunezero, ukayasimbuza umwuka wera, umuntu agaseka baravuze ko atazaseka. Ngushimiye kuri Imana imanura amatangazo atugendaho naturiho, ayo tuzi niyo tutazi ukayamanura. Ngushimiye kuri Imana yonyine ubigiramo uruhare kugira ngo turame. Satani yabuze uburyo yaduhitana, aborozi babuze uburyo yaduhitana, abanzi bacu babuze uburyo baduhitana. Bacukuye inzobo uteramo insina, inzobo zabuze ikijyamo kubera kuri Imana iduhagazeho. Reka sengera umuntu wese uhora yikanga urupfu, uhora avuga ngo arapfuye, ndamwatuyeho imbaraga z'Imana. Reka umurindire umutekano. Reka sengera umuntu wese ukora bikanga, ndamwaturaho imbaraga z'Imana ngo yakire gukora mu izina rya Yesu. Reka sengera umuntu wese akazi kahagaze ngo rekosire boy yakire impinduka ive mu biganza by'Imana. Reka sengere umubyeyi wabuze urubyaro, rekose erefo, uri Imana itanga urubyaro, nahure nawe Yesu Kristo. Reka sengere uyu muntu bacunaguza, mwami umutabara, amutega iminsi, ariko ndagushimiye ko wowe wamuhaye kurama abantu batabishaka. Niyakire kwinjira mu mugambi wawe mu izina rya Yesu. Reka sengere uyu mukozi w'Imana nkurikiye, barwanye inzira ze, nekose ne mandore pa. Umugambi wawe kuri we ntawe uzawushobora, inzozi ze zizasohora. Reka sengere uyu muyobozi nkurikiye, impamvu agihumeka ni umugambi w'Imana ku buzima bwe. Abanza afite ni benshi, ariko kubera ko umugambi w'Imana umuriho ntawe uzamushobora. Icyo wavuganye nawe uzagisohoza. Mwatoye imbaraga z'Imana uburinzi, umwuka wera mushigikire. Reka sengere uyu muntu ukora bikanga, ibyo agerageze byose biranga kubera imbaraga z'abamurwanya. Ngushimiye ko barwanya ibifatika, wabimye umwuka we, umugambi wawe ugiye gusohora. Ingurumbi zari zaramwadutseho zigiye kuvaho. Urakoze mwami kubikoze. Gira neza abantu bose badukurikiye mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Yesu abaho umugisha. Turi kumwe namwe, ijambo ry'Imana akagaruka. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe ntabwo uzapfa, uzasohora. Icyo Imana avuye nawe kizasohora. Abazagerageza kuguhitana kugira ngo umugambi w'Imana udasora ku buzima bwawe bazakorwa n'isoni wicaye umugambi w'Imana, umugambi w'Imana wasohoye, kandi bazagufasha gushima, bazamwara Imana ikwigejeje ahagutse, kuko umugambi w'Imana ntupfa. Iyo babishobora warapfuye. Yesu akugeneza. Bye bye.